Uyu munsi ni umunsi w'umuhizi, icyo dufasha rero, ubundi umuntu wese ukora ni umuhizi, kuko buri wese aba afite intego agomba kugeraho. Burya iyo ukorera ku ntego, ukajya ugenda wisuzuma, ureba ko intego wihaye wayigezeho, biragufasha kwihuta mu iterambere. Ni muri urwo rwego rero, natwe nk'umwihariko w'umurenge wacu wa Kibangu, twateguye umunsi w'umuhizi, tugira ngo ibikorwa bitandukanye byihute mu baturage bacu. Niyo mpamvu twavuze tuti mu mudugudu hagomba kugaragaramo iki, mu rugo rw'umuturage hagomba kugaragaramo iki, mu isibo bimeze biti, mu kigo cy'ishuri bimeze biti, mu kigo nderabuzima bimeze biti, mu tugari bihagaze biti, mu murenge bihagaze biti. Noneho buri cyiciro tukagenda tukibwira ibyo kigomba kuba cyarujuje. Ibyo ngibyo rero twagiye tubisuzuma, twari twarashyizeho amatsinda atandukanye agenda asuzuma ibyo bintu bitandukanye, tukabitangira amanota. Ni urugendo tumazemo amezi 6. Nk'ubu mu rugo rw'amaturage twari twavuze tuti kugira ubwisungane mu kwivuza kugira ngo bishyure mituweli mu buryo bwihuse, kugira uburiri bwiza buriho inzitiramibu, kugira isuku mu rugo no ku mubiri mu bagize umuryango bose, kugira umurima w'imboga kuri buri rugo, kugira abana badafite ibibazo by'imirire mibi. Umusaruro twagezeho byatumye ibikorwa mu by'ukuri byihuta, kuko nk'ubu ngubu mituweli y'uyu mwaka dufite 100%, iy'umwaka utaha dufite 80%, ariko nayo ni bya bibazo bikirimo bakosora. Hari n'ababa bagomba kwishyurirwa, abunzi, abakuru b'imidugudu, ku buryo tubihuje n'ubundi wasanga nayo turi hafi 100%. Imihanda ubu yose barayiharuye kubera ko nyine bari mu marushanwa. Ubu turaza guhemba n'indashyikirwa babikoze neza kurusha abandi, tubaha agahimbaza musyi. Ubu imihanda yose barayitunganyije mu midugudu. Ubu intoki baravuguruye kuko urutoki ni igihingwa giha umuturage amafaranga. N'ibindi bitandukanye, aborozi. Twakanguriye imiryango 100 yabanaga idasezeranye. Ubu ngubu mu kanya tugiye kuyisezeranya. Ubu nayisezeranyije iyo miryango 100 ubu yasezeranye. Imiryango 100 twakanguriye kubana isezeranye, kuko yabanaga mu buryo budakurikije amategeko ikabana idasezeranye. Ubu uyu munsi yasezeranye. Nabyo rero ni igikorwa cyiza kuba bagiye kubana mu buryo bwemewe n'amategeko. Cyavuye muri gahunda, umusaruro wo muri gahunda y'umuhizi. Gusa twagira ngo ibikorwa byinshi byihute, harimo nk'ikibazo cyo kurwanya igwingira n'imirire mibi mu bana, kuko amarerero, amayisidi yose twarayakurikiranye tureba imikorere yayo. Twabakanguriye guhinga imirima y'imboga, ku buryo ubu ngubu isaha tuvugana nta mwana dufite uri mu mirire mibi. Ubu bose bavuyemo. Mwari mufite bangahe? Twari dufite 12, ubu bose bavuyemo. Ubu isaha tuvugana nta mwana dufite uri mu mirire mibi. Ikindi twari dufite imihanda n'imigenderano yagiye bihinduka ibihuru, ugasanga ntikoreye neza, ntituganye, ugasanga ntibayiharuye, ugasanga bamwe na bamwe ahubwo bari guhinga bayirengera. Ariko dushyizeho gahunda y'umuhizi, imihanda yose imbago zayo zasubiye aho zari ziri, kandi imihanda barayikemura. Twari dufite urutoki mu by'ukuri rutavuguruye neza, ariko dushyizeho gahunda yo kuvugurura urutoki. Bigaragara rwose ko ubu biri ku gipimo cya 95%. Bavuguruye urutoki, bararusasiye, bararwiciye, bararusasira, ku buryo nibuze ubu ngubu imvura icitse rusasiye kandi rubitse amazi, ku buryo ruzabasha guhangana n'impeshyi. Murakoze cyane. Urubyiruko rwacu turukangurira gukora, kwita ku murimo kugira ngo nyine batere imbere. Urubyiruko rwacu rero turukangurira gukora. Ubu dufite urubyiruko ruri mu makoperative atandukanye. Dufite nka koperative y'urubyiruko itubura ingemwe z'ibiti. Dufite n'amahirwe mu murenge wacu, dufite ikigo cya TVET koforwa TSS Saint Sylvain. Icyo kigo rero kigisha imyuga urubyiruko, bakagira noneho n'ibyiciro. Hari n'abiga imyuga y'igihe gitoya, umwaka umwe, bakajya mu kazi bagakora, bakora ubufundi, bakora electricité, amashanyarazi, bakora plomberi, ku buryo urubyiruko rwacu usanga iyo myuga bayikora cyane mu kwihangira umurimo, bikaba byabazanira amafaranga. Murakoze.